Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane, mwaramutse neza, mwaramutse amahoro, twizere ko Imana yabarinze. Muri kumwe na Prophet Robert mu isengesho ry'umunsi ryo kuri wa gatatu. Reka dushimana ko yaturize mu iri joro, nyuma tunasengera ijambo ry'umunsi wa none. Mana, turagushimiye ko waturize mu iri joro, tugushimiye ko bugejeje amasaha turi bazima kandi bugacya turi amahoro. Ushimwe, dusengera n'abandi bakiri mu ijoro, mukomeze kubarindisha ubuntu bwawe nawe bucyamahoro. Dusengera ijambo ry'umunsi n'irisengesho ritubere isengesho ry'umugisha kandi ritubere isengesho ridasanzwe. Mwana, urakoze kugiye kubana natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana igumugisha uhageze, urimo kutwandikira muri comment, uhabwa umugisha n'Imana. Ndagusa nawe ngo ugerageze dufatkanye kwamaza ijambo ry'Imana, usharing. Ushobora kurarika abantu 2-3, Imana ikagumugisha. Ushobora gusharinga mu magroup bayemo, ushobora gusharinga kuri status yawe. Ibyo byose ni kugira ngo turusheho kwamaza ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana turi busange mu itangiriro ibice 32. Turasoma n'umurongo wa 28, tugeze ku murongo wa 29. Aravuze ngo, aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ndi Yakobo. 29 aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Israeli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusengere muri isengesho tumaze gusoma. Ndifuza ko uyu munsi wa none na Imana ihindura izina ryawe. Hari uko umuntu aba yitwa, hari uko abantu baba kwita, hari nuko nawe bawita, ariko ndifuza yuko uyu munsi Imana ihindura izina zawe, izina ryo bikamenyekana kuiteka Imana. Ntabwo ndibuze kuvuga kuri story ni, ariko ndavuga kuri Yakobo. Yakobo yakuze mu buzima bumugoye, yakuze yisanga mu bintu atigeze agambirira, kuko yariganyije mukuru we Esawu, amuriganyije umugisha. Hari mama we wamushutse amubwira ati numvishe se abwira ati aho nagiye gushaka umuhigo wagenda, mwana matese Mana. Abwira mama ati se mama, naramuka nizaniye umuvu mu kimbo cy'umugisha. Arambwira ati humura ninjye uzajyaho. Ariko siko byagenze, umwana arateseka. Esawu aramuhiga ashaka kumwica, arahungira kwa se wabo nyirarume witwaga Labani. Umwana ahageze nawe ahura n'ibibazo, akunda umukobwa witwaga Rasheli, amukorera imyaka 7. Niko ko bari bamusabye 7 irangiye ntibamumuha. Barabwira ati nitwamuguha ari mukuru we bamuhareya. Ntabwo ndibuze kuvuga ibintu byinshi hejuru y'ibyanyuzemo byose, ariko yaziraga yuko yitwaga Yakobo. Yakobo ni izina risobanurwa ngo umuriganya. Sinzi uko witwa, sinzi uko abantu bakwita, nawe birashoboka kuri umaze igihe uriganwa, warariganijwe mu byawe, warariganijwe muri kintu cyari cyose ukoze urariganwa, ujya gutera imbere ukariganwa, ujya kubona umugisha ukariganwa, ntuzi icyo uzira, ntuzi icyo ukora, urakora abandi bagahembwa, uzinuka mu kazi ariko abandi bakabona promotion ntuyibona. Sinzi ibyo urimo kuriganwa, ariko iki gitondo cyo kuri wa gatatu n'uyu munsi wa none ndifuza yuko Imana ihindura izina ryo mu izina rya Yesu Kristo. Yakobo rero agenda ariganwa, ariko igihe kigeze aratuza asenga Imana, avuga ati ariko sema ibintu ndimo ntacyo bivuze. Bageze hano, bari bageze, iyo usomye hano bari bageze ku cyambu cyitwa Yaboke, yambutse abagore be, yambutse inshoreke ze. Avuga ati ibintu sinzabivamo, ubuzima sinzabushobora. Umwana yaratesekaga, nta kintu yakoraga ngo kigende, icyo yakoraga cyose, icyo yageragezaga, abantu bakamwanga nta kintu bapfa, abantu bakamuvuma nta kintu bapfa, wagujije akamwambura, yaguje bank agahomba. Aba muri ubwo buzima bwo kuriganwa. Sinzi ubuzima nawe ubayemo, ariko ndifuza ngo yahinduye izina kuri Yakobo, nawe uyu munsi guhindura izina. Wavuze ngo Mana mpindura izina mu izina rya Yesu. Mwana ageze warasenga, hamagara Imana ati Mana ndarambiwe, arihana ati izina nitwa Yakobo, hari icyo wakora? Ngo nuko Imana imara marayika wayo araza. Hageze aramubaza ati ariko se marayika araza amatese witwa nde? Ndamubwira ati nge nitwa umuriganya. Ntabwo yabeshya Imana. Buri ikintu gikunda kutwica mu buzima bwacu, hari n'igihe dusenga tubeshya Imana, ariko ntabwo yabeshya marayika w'Imana. Ndamubwira ati nge nitwa umuriganya, ariko ndarambiwe, ndarushye. Wa mugabo umuricaye sinzi bikuruhije, wa mugore we sinzi bikuruhije, wa mukobwa. Ariko ndagira ngo igitondo cy'umunsi cyo kuwa gatatu Imana ihindura izina ryawe, yakubikuvumure, iguheshwe umugisha mu izina rya Yesu. Ngo nuko aramubwira ngo nitwa Yakobo. Ngo nuko marayika aramubwira ati rero kuko wizeye Imana kandi ugaca bugufi kandi ugasenga, iramubwira ngo marayika aramubwira ati ntabwo uzongera kwitwa Yakobo, cyangwa se ntabwo uzongera kwitwa umuriganya, ahubwo wise Israeli, wiswe umunyamugisha. Ndashanga uyu munsi wa none Imana igukure iyo mivumo yose, iyo mikoshi zo karandi, iyo mitongero, ibikurwanya, ibikugendaho, ibyo uzi dutazi, ibyo bagukoreye iwanyu, aho uvuka mu miryango, mu nshuti zawe. Reka uyu munsi iyo mikoshi yose itsindwe, isoke ku buzima bwawe, isoke ku mutware wawe, isoke ku rugo rwawe, isoke ku bana bawe,
isoke muri business zawe, isoke mu nzozi zawe, isoke mu masezerano yawe. Mareka aramubwira ngo ntabwo uzongera kwitwa Yakobo, ahubwo wiswe Isiraheli, wiswe umunyamugisha. Nagira ngo nawe uyu munsi wa none Imana iguhindura izina. Birashobora ko witwaga umushumeri, Imana iguhindura izina witwe umuntu ufite akazi. Birashobora ko witwaga ingumba, uyu munsi Imana iguhindura izina witwe papa runaka, mama runaka. Birashoboka ko witwa uwagumiwe utazashaka, uyu munsi Imana iguhindura izina. Nawe witwa uwashatse, witwe mama, witwe papa, uyu munsi Imana birashoboka ko witwa hari amazina abantu baba bakwita umuteramwaka, umwesikoro, umusabirizi, umukene, umutindi, umukanya, sinzi uko witwa, ariko iri sengesho ngiye gusenga riguhindura izina mu izina rya Yesu. Yahinduye izina kuri Yakobo, ndifuza ko nawe uyu munsi Imana iguhindura izina. Vuga ngo Mana uyu munsi wa none mu mbabazi zawe umbabarire ibyaha nakoze, ariko Mana ndagusabye ngo uko wahinduye izina kuri Yakobo nanjye umpindurire izina. Ndavuga ngo niswe umunyamugisha, niswe byishimo, niswe uhiriwe, niswe ukomeye. Mana ndagusabye ngo uhereye umunsi wa none nzabere benshi umugisha, kandi data wa twese nzaza muri cyubero cyawe. Mana vuge gukomera kwawe. Ibyandwanyaga ibyo ari byo byose, imyuka yose yankurikiranaga, imivumo, imitongero, ibirozi n'amarozi n'imitongero n'imivumo y'abantu, naho nuye, naho nakoreraga, naho mvuka, izo za kandi zanyabi, ibyo bagiye banongera byose, vuga ngo birekure ubuzima bwanjye, birekure abanje, birekure umugabo wanjye, birekure umugore wanjye, birekure abana banjye, bisoke ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Vuga ngo mwamuhere umunsi wa none urakoze kuva mu izina ryanjye. Vuga ngo mbaye umunyamugisha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Reka dusenge. Yahinduye izina kuri Yakobo, nawe guhindura izina mu izina rya Yesu. Nukuri Imana iguhindura izina, uve muri ayo marira, muri kugahinda, muri kukweba, muri cyo gisuru, maze kwigeno Imana iguhindura izina. Mana mu izina rya Yesu Kristo turasenze mu irisengesho ry'umunsi. Reka mwami uko wahinduye izina kuri Yakobo, abari kuhindura izina kuri abana bawe. Uwari wese umurikiranye n'uzankurikirana, reka mwami iri jambo ririsengesho rikimugeraho mwami, rizahindura izina ry'ubuzima bwe, rizahindura status, rizamuheshe kuba umunyamugisha, rizamuheshe kugira ibyishimo yatakaje, rizamuheshe icyubahiro yabuze mwana, kandi rizamuhuze n'umugisha. Turagushimiye ko bikoze mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Wakire guhindurirwa izina mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mwari kumwe na Prophet Robert bakunda mu isengesho ry'umunsi ryo kuri wa gatatu. Ndabifuriza wa gatatu mwiza, Imana irindi intambwe zawe kandi Imana iguhire. Wakire guhindurirwa izina. Ndagusaba inkunga yawe, ntuze kugenda udasharinze. Sharinga abantu 2 cyangwa 5 kugira ngo no bumve ijambo ry'Imana. Habwa umugisha n'Imana wabanye natwe, mugira umunsi mwiza. Bye bye.